Ese wumva nyuma yo gupfa uzajya he? Ko wizeye Yesu Kristo nk'inzira n'ukuri bijyana umuntu mu ijuru, nyamara hakaba hari abasilamu n'abasilamukazi beza cyane b'imfura n'inyangamugayo kukurusha, nyamara batizera uwo Yesu nk'uko wowe umwizera. Ese iyobokamana turimo twaryinjiyemo dute? Cyangwa se inkomoko yaryo ni iyihe? Basi se abayobozi b'ibihugu byacu n'abanyepolitiki bo bizera Imana cyangwa se bafite amadini runaka babatijwemo? Byinshi byakuyobeye ngiye kubikubwira neza. Mu gutangira nkaba ngusubira inyuma gato ku ruzi rwa Tiger mu rugamba rwabaye i Roma rwiswe Milvian Bridge kuwa 28 Ukwakira mu mwaka wa 312 nyuma ya Yezu. Iminsi ibiri mbere y'urugamba mu ijoro ryo kuwa 26 Ukwakira umwami w'abami Constantine yarose inzozi zikomeye cyane. Ese gute umwami w'abami Constantine wari usanzwe ayoboye Roma yaheguzaga abakristo yanishe Yezu yaje guhinduka umukristo? Byose tubitangirana n'urugamba rwo mu mwaka wa 312 nyuma y'urupfu rwa Yezu, aho umwami w'abami Constantine witeguraga urugamba rukomeye cyane rwabereye ku mugezi wa Tiger yarose nijoro gato mbere y'uko urugamba rutangira akabona umusaraba mu kirere waka urumuri rwinshi cyane rw'umuhondo. Munsi handitse amagambo Guinea Hawk Signal of Inches, bisobanuye ngo niwizerera muri iki kimenyetso cyangwa se niwifashisha iki kimenyetso uzatsinda urugamba ugiye kujyamo. Mu gitondo cyakurikiyeho umwami w'abami Constantine yahakurikije abasirikare be babyuka basiga amarangi ingabo bifashishaga mu gukingira amacumi n'imyambi, bazishyiraho icyo kimenyetso uri kubona cyitwa Cairo, maze n'amadarapo yabo bayashyiramo ikimenyetso cy'umusaraba, ngo kuko mu myaka igihumbi yose yari ishize imana z'abapagani zashyizwe ku ruhande, maze bagatangiza urugamba mu kimenyetso cy'umusaraba cyangwa se cy'ubukristo. Nyuma gato cyane umwami w'abami nyine Constantine yavuye mu rugamba atsinda burundu, agaruka ari intwari ikomeye cyane, maze guhera ubwo ngubwo ubukristo buhabwa intebe mu bwami bwa Roma, ndetse Roma ihinduka umurinzi w'ubukristo guhera ubwo. Nyuma y'iyo ntambara ngo umwami Constantine yahaye idini ry'ubukristo ubuzima gatozi, aregera idini ryemewe rya leta ndetse rigomba kurindwa, ngo kuko Roma yishe Yezu Kristo igatoteza n'abigishwa be bamukurikiye. Nyuma gato yahindutse umurinzi w'ubukristo, ndetse ishusho ya Yezu bayishyira i Roma mu bwami bwa Roma nyine bugari bwari bukomeye nk'uko Amerika ikomeye ubu. Yesu cyangwa se Yezu bamugira umurinzi w'ubwo bwami kugeza iyi saha, ngo kuko amadini yo mu burengerazuba Burayi na Amerika yahindutse akava mu pagani akaba Kristo kugeza iyi saha. Politiki ivanze n'iyobokamana, ubukristo buvanze n'ubupagani, ngo byose bifite aho bihuriye nawe wowe udukurikiye, ngo nubwo utabizi nkaba ngiye kukumenera amabanga n'ubwira utigeze umenya. Ngusaba kuba hafi kugeza ikiganiro gishize ukanada subscribe, ukaba uri kumwe na Sylvain nk'ibisanzwe mu kiganiro. Byose dutangirana n'ubwami bwa Roma bwari bumwe mu bihugu bikomeye cyane kandi bifite imbaraga nyinshi mu mateka y'isi. Roma icyo gihe yari ikomeye nk'uko ngo kumva Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se Uburusiya. Ubu bwami bwa Roma bwategetse ibihugu byinshi byo mu Burayi, ibihugu byo mu burengerazuba bwo hagati ndetse no muri Afurika y'Amajyaruguru, ariko kimwe mu bintu by'ingenzi cyane bwagizemo uruhare ni ukuzamura cyangwa se guteza imbere ikiswe ubukristo. Nyuma y'igihe runaka bamaze barwanya ubwo bukristo nyine, mu gihe cya Caesar Augustus niho uyu Yezu Kristo cyangwa se Yesu Kristo nk'uko ushobora kubyemera yavutse. Caesar Augustus wabayeho mu myaka 27 mbere ya Yezu Kristo, na nyuma y'imyaka 14 niwe wabaye umwampereri cyangwa se umwami w'abami wa mbere wa Roma wemewe ku mugaragaro. Mu gihe cye havutse Yesu Kristo i Betelehemu, ubwo Herode yari umwami w'Abayuda, wari umwami muto. Ngira ngo murabizi ko ubwo Yesu Kristo yavukaga ubwami bwa Isirayeli bwari bwarabaye ubwami buto cyane, bwategekagwa n'umwami w'abami wa Roma. Uwahategekaga yari umwami, ariko umwami wa Roma wategekaga abo bose yari umwami w'abami. Herode niyo bategekaga i Yerusalemu cyangwa se muri Isirayeli, agategekera Yerusalemu. Yesu avukira i Betelehemu n'ubundi nyine muri Isirayeli. Caesar Augustus yazanye ituze mu bwami bwari bumaze imyaka myinshi cyane burwana, icyo bise Pax Romana. Zari intambara zahanganishaga uduce dutandukanye tw'ubwami bwa Roma, kwiyunga byarananiranye. Aho niho muzi intambara zitwaga Mark Antony n'uwitwa Cleopatra wo mu Misiri. Cleopatra wa karindwi yarwananye na Mark Antony, barwana n'uyu Caesar Augustus, ariko ararenga arabatsinda. Ubwami bwa Roma buhuriza hamwe, yaba Misiri n'ibice Marcus Antony yari yarafashe byose arabihuza. Mu ntambara zitwaga Pax Romana rero zarangiye Caesar Augustus azitsinze, ubwami bwa Roma buhuriza hamwe, yitangaza ku mugaragaro nk'umwami w'abami wa Roma, aba fondasiyo yo gukwirakwiza ubutumwa bwiza. Nyuma yaho ngaho nyine bukwirakwijwe n'ubu bwami bwa Roma. Mu gihe cya Tiberius n'umusaraba wa Yezu, ngo Tiberius Caesar wabayeho imyaka 14 kugeza kuri 37 nyuma ya Yezu, niwe wari umwampera igihe Yezu yabambwaga ku musaraba akicwa. Mu ngoma ye Pontius Pilato niwe wari warasimbuye Herode, asiga ategeka i Yerusalemu mu Buyuda, maze afatanya n'abakuru b'Abayahudi mu gikorwa cyo kubamba Yezu, baramuhitana. Ibi byabaye intangiriro y'akaga abizeye Yezu n'abagerageje gukora ibyo yabasabye bose bahuye nabyo nyuma y'urupfu nyine rw'uyu mwigishwa wabo mukuru Yezu bari barakurikiye. Abami batandukanye ba Roma babonye abakristo nk'abagome cyangwa abarwanya imico ya kera, kuko bari badukanye amatwara atarasanzwe. Urugero
nk'uwitwa Nero Claudius Caesar wabayeho umwaka 54 kugeza mu 68 nyuma ya Yezu Kristo, ni umwe mu bamaganye cyane atoteza abakristo karahava arabica, induru ziravuga ngo nyuma y'umuriro ukomeye, inkongi ikomeye cyane yatwitse Roma mu 64, uyu nguyu nyine Nero Claudius yifatiye inkongoro ya divayi yihagarara hejuru mu igorofa ari kureba ukuntu umujyi wari umukongoka, arangije avuga ko ngo abakristo n'ako gatsiko kaba aribo bari bateje Roma ibyago, ngo ari nabo bari batwitse uwo mujyi, yabishe ubwo gashinyaguro, abenshi batwikira mu muriro, abandi bagaburira inyamaswa z'inyagasozi zari zarafungiye mu masitade, babica ushaka kubamara, cyangwa se icyo wakita jenoside muri iki gihe. Iki gihe cyabaye cy'ubutwari bukaze cyane ku bakristo bamwe na bamwe, abenshi bemeye kwicwa ariko abandi barabyihakana, ukwizera kwabo ngo kwarageragejwe bikomeye cyane. Herode n'abakomoka kuri we bakunze kugaragara nk'abami ba Yuda, ariko bari abami batoya bategekwaga munsi y'ubutegetsi bwa Roma, kuko nguko wumva intara imwe y'igihugu yigenga, ariko kandi yigenga igice nk'uko wumva Taiwan ariko ikigengwa n'Ubushinwa n'ubundi, nuko Isirayeli yari imeze ku bwami bwa Roma. Hari ukutumvikana hagati y'abami b'abakristo b'imbere mu gihugu, kuko bumvaga ko abakristo ari abantu bahungabanya amategeko y'Abayahudi ndetse n'amategeko ya Roma, bityo umubano wabo n'abakristo ngo ntabwo wari wifashe neza na gato. Mu kinyejana cya 4 ibintu byarahindutse cyane, ubwo Constantine the Great yabaye umwami w'abami kuva mu mwaka 306 kugeza mu 337 nyuma y'urupfu rwa Yezu. Mu rugamba nyine natangiye nkubwira rwa Milvian Bridge mu 312 yavuze ko yabonye ikimenyetso cy'umusaraba mu ijuru, akumva ijwi rivuga ngo uzarutsinda niwizera umusaraba. Ese ubundi intambara ivugwa cyane mu mateka yagenze ite? Intambara ya Milvian Bridge, Battle of Milvian Bridge, yabaye tariki ya 28 Ukwakira mu mwaka 312 nyuma y'urupfu rwa Yezu mu marembo ya Roma ku ruzi rwa Tiber. Ni imwe mu ntambara zikomeye cyane mu mateka y'ubwami bwa Roma, kuko yahinduye amateka y'idini ndetse n'ubuyobozi. Dore bimwe mu by'ingenzi twakubwira byaranze iyi ntambara. Abarwanaga ku ruhande rumwe hari Constantine i Roma. Constantine wa mbere the Great wari umuhungu wa Constantinus Chlorus, amaze kugirwa umwami mu gice cy'uburengerazuba bw'ubwami. Ku rundi ruhande hari Maxentius wari wigize umwami w'i Roma nyuma yo kwivumbura, ariko atemewe n'abandi bami b'ubwami. Aho byabereye ni kuri Milvian Bridge, ikiraro cyambukiranyaga uruzi rwa Tiber hafi y'umurwa wa Roma. Icyo kiraro cyari ingenzi kuko cyari inzira nyamukuru yinjira mu mujyi wa Roma nyine izi nyeshyamba cyangwa se izi ntagondwa zashakaga gufata. Ubwo birumvikana ko umujyi cyangwa se ubwami bwa Roma bwari bwabaye nk'ubwacitse nk'ibice bibiri. Hari umwami wari usanzwe ategeka, hari n'abandi bari bivumbiye bigira inyeshyamba, bari bayobowe n'uwo nguwo witwa Maxentius washakaga kubohoza Roma akayita umwami w'abami. Ikintu cy'umwihariko cyabaye kuri iyi ntambara ngo nuko Constantine wari usanzwe nyine ari umwami wari wamaze gutahwa n'ubwoba, kuko ngo yabonaga nta mbaraga zihagije afite, abona igice kinini cy'abasirikare be cyaragiye kuri Maxentius, ngo yaryamye nijoro ngo maze akabona iyerekwa. Ngo mbere y'intambara inkuru ivuga ko Constantine yabonye iyerekwa mu ijuru, ngo yabonye ikimenyetso cy'umusaraba cyangwa se inyuguti ya Cairo XP, ibimenyetso by'ijambo Kristo mu Kigiriki hamwe n'amagambo ngo in hoc signo vinces, uramutsinda ukoresheje iki kimenyetso. Constantine yategetse ko abasirikare be bashyira icyo kimenyetso ku ngabo no ku mikenyero yabo. Intambara uko yagenze, Maxentius yari afite ingabo nyinshi ariko zitari zifite discipline nk'iza Constantine. Ni nko kumva DRC ndetse na Wazalendo ngo discipline ikabura, kandi umubare w'abasirikare ari benshi cyane bakarenga M2 kabatsinda. Constantine ngo yatsinze ku mbaraga zikomeye cyane ndetse bigoranye, atsinda Maxentius ahunga asubira mu kiraro cya Milvian, ariko icyo kiraro kiramunanira agwa mu mugezi Tiber ararohama arapfa. Ingaruka zakurikiyeho ngo nako Constantine yinjiye Roma nk'umuntu watsinze nyine. Maxentius yapfiriye mu mugezi. Constantine yese aba umwami wenyine w'iburengerazuba bw'ubwami bwa Roma. Ibi byabaye intangiriro y'uko yahindutse umwami wa mbere wa Roma wemeye ubukristo mu 313 nyuma ya Yezu. We n'undi mwami Licinius basinye Edict of Milan, itegeko ryemerera abakristo gusenga batikanga gutotezwa. Nyuma y'insinzi yahise atangaza Edict of Milan mu 313 yemerera abakristo cyangwa se ubuzima gatozi bwo gusenga batihishira ku mugaragaro, ahubwo bakanahabwa inkunga ndetse n'ingengo y'imari na leta. Ibi byahindutse itangiriro ry'ihinduka rikomeye cyane. Roma yari ubukombe bw'abapagani bafite imana nka Diane, Isis, Isiris, inyinshi zakomokaga mu Bugiriki no mu Misiri, yahindutse Roma nk'Kristo. Nanone guhera iyo sangwa yahindutse umurinzi w'abashyigikiye Kristo n'ubukristo muri rusange. Ngikuzwa ry'ubupagani n'ubukristo cyangwa se idangizwa rya Kiliziya. Constantine yifuzaga guhuza ubwami bwe mu idini rimwe rikomeye. Ndagira ngo nkwibutse ko icyo gihe ubukristo bwari buriho bwari ubuntu bw'ubuce bw'ubudini buto buto, kuko nguko waza mu gihugu cy'u Rwanda ugasanga hari amadive, hari abametodiste, hari anglikani, hari pentekoti, hari abayehova n'abari tutavuze ndetse n'abapagani. Ariko ngo ukabona biteje akavuyo, ugashaka kubahuriza hamwe maze ugafatwa
ayo madini yose abayobora ukabahuriza hamwe mugakora idini rimwe, ndetse ugahita ushyiraho n'uyoboye iryo dini, imyizerere yayo yose igahinduka rimwe, maze iryari amadini atandukanye agahinduka insengero z'idini rimwe. Ngo mu nama yabereye i Nice mu wa 325 Constantine yategetse ko abakristo bose n'udutsiko twabo bagomba guhuza idini bagakora idini rimwe rikomeye. Ngo ariko mu by'ukuri hari imico y'abapagani ngo yari yaragiye yiganza mu dutsiko tumwe na tumwe tw'abakristo, ngo nayo yivanze n'ubukristo, ngo nko gukoresha ibishushanyo, iminsi mikuru, ndetse ngo n'indi migenzo ya kera. Ibyo nabyo byavanzwe mu bukristo. Muri iyo nama yabereye i Nice mu buryo bw'igenzura hahembwa inzego z'ubuyobozi bw'itorero zifitanye isano n'ubuyobozi bwa Roma, maze haza umwanya w'umutware mukuru cyane nyine w'iryo torero, bamwita Pope cyangwa se Papa nk'uko bizi, utorwa mu nama ya conclave. Tugeze ku ngingo ivuga iby'umubano wa Papa ndetse n'ubwami. Kuva icyo gihe umubano hagati y'abami b'isi n'abayobozi b'itorero watangiye kuba umubano ukomeye. Papa yabanwaga nk'umuyobozi w'umwuka, mu gihe Emperor umwami w'abami yabanwaga nk'umuyobozi w'ubutegetsi. Hari igihe bajyaga banyuranya, rimwe na rimwe Papa akagira imbaraga nyinshi cyane kurusha umwami w'abami, ikindi gihe umwami w'abami akarusha Papa imbaraga. Akaba n'igihe abami bamwe na bamwe nk'abanyaburayi nka ba Napoleon bafashe abapapa bakabafunga, bamwe bakanagwa muri gereza. Ariko ngo ibyo byose byahaye Kiliziya ishusho yo kuba umuryango ufite ububasha ku buryo bw'umwuka no mu buryo bwa politiki kugeza n'iyi saha, nubwo wenda imbaraga ifite iki gihe atari zo yari ifite kera. Amateka y'ubwami bwa Roma n'ubukristo agaragaza uko ibintu bishobora guhinduka. Roma yabanje kuba umwanzi w'ubukristo, iza kuba umurinzi wabwo. Gutotezwa kwabaye umusingi w'ubutwari bw'abakristo n'ahinduka rya Constantine ngo ryabaye intangiriro y'amateka y'ihinduka ry'isi yose muri rusange. Uyu mubano hagati y'ubutegetsi n'itorero ngo niwo wakomeje kugira uruhare mu mitegekere y'u Burayi ibinyejana byinshi cyane byakurikiyeho, ndetse ukagira ingaruka no ku isi yose kugeza iyi saha. Nkwibutsa ko iyi Kiliziya nyine yahimbwe n'uyu mwami w'abami Constantine n'amatwara yayo ariyo yanditse Bibiliya mu nama za Nice. Iyo Bibiliya nyuma gato cyane y'uko Roma itangiye gucika intege, abandi bantu bagiye batandukanye nk'uyu nguyu Martin Luther bagiye bivumbura kuri Kiliziya, batangiza andi madini, abandi nabo bakabivumburaho, nabo bagatangiza utundi dutsiko tw'amadini. Nguko hirya no hino ku isi hakwirakwiriye amadini. Nka Anglikani yabayeho bitewe n'uko umwami w'abami w'Ubwongereza yashatse gushyingirwa inshoreke, Papa akaga kumushyingira, maze agahita afata uwari musenyeri mukuru mu Bwongereza akamuhindura Papa, nabo agafata idini ryabo bakarigira rya Anglikani, bakica kuri Kiliziya Gatolika. Nguko kuko n'andi madini yagiye yivumbura ku yandi, ariko ibyo byose nakubwira ko intangiriro yabyo ari Kiliziya, aho umwami w'abami yayihurije hamwe, ahuje imigenzo cyangwa se utudini duto duto twari turiho akadushyira hamwe. Nyuma rero y'uko Kiliziya icitse intege, andi madini yagiye avuka yivuyeho acikamo ibice kugeza kuri aya madini dufite aka kanya. Ese ubona ubu bukristo dufite muri iki gihe hari aho buzatugeza? Biragoye. Ese wowe ahubwo ubona hari icyo twabuhinduraho? Ese wumva idini urimo ari ryo ry'ukuri, abandi bose bakaba barayobye? Icyo ni igisubizo wabaza umutima wawe ukagusubiza, cyangwa se ukazakora ubushakashatsi. Gushimiye ko wakurikiye ikiganiro cy'uyu munsi, aho bakubwiraga inkomoko y'amateka y'ubukristo, uburyo bwakwirakwiriye ku isi bikarangira abategetsi bakomeye cyane hirya no hino ku isi babaye abakristo, ndetse no mu bihugu byacu nk'igihugu cy'u Rwanda nacyo kikaba kirimo ubukristo, u Burundi, Uganda ndetse n'ibindi bihugu bidakwiye ko hari ibihugu byinshi cyane bya Afurika nka Nigeria, Algeria, Misiri ndetse n'ibindi bihugu nabyo birimo abayisilamu. Ariko kandi twebwe twisanze mu gace cy'ubukristo, birashoboka ko igikomeye cyane kurusha ibindi byose atari idini ubarizwamo, ngo ahubwo ari umutima ufite, ari ushobora kuzakugeza mu ijuru cyangwa se ukakujyana mu kirimbukiro mu muriro w'iteka nk'uko bamwe babyizera. Gushimiye ko wakurikiye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ibiganiro byacu biragaruka. Wakoze cyane.